ibyo bintu ni ibintu bigayitse. Ubundi bigenda bite, bishoboka bite ko umuntu yemerewe amaturo, umuntu akimikwa na Yesu, umuntu mwitangira rye no mwiherezo rye akaba ari umuntu wize ku rwego rw'ubudogiteri, ariko kujera umutungo w'abakristo, gusangira n'abakristo, kuba umwe mu bakristo, kuba umukristo muri Kristo, bikamunanira kugeza ubwo atawe muri yombi n'inzego z'umutekano, bamuziza kunyereza imitungo, bamuziza kwiba amafaranga nk'abakora muri leta. Tujya twumva ngo umuntu akora muri sako ngo yatorokanye amafaranga, tukumva undi ngo yakoze aha n'aha ngo yibye amafaranga. Uyu Dogita Sam Mugisha kugira ngo urinde utabwa muri yombi, intandaro twibukiranye ko byavuye kuri Kabaraga Jean n'undi mupasiteri mugenzi we, ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga icyo kiganiro twakinyujijeho. Niba bishoboka ko umuntu yaba bishop aba ari ku rwego rwa Pawulo, ukava ku bwarimu ukarenga ubupasitori, ukarenga uburevera pasitori, ukaza kuba bishop, ukava kuri humaniste diplome, ugafata kaminuza, ugafata masters, ukazamuka ukagera huba dogiteri. Ibi bintu bibiri ukaba utagishoboye, utagifite ubushobozi bwo kwakadra, kubana n'abantu, kuyobora abantu, ukaba ukiri igisambo, ukaba ukiba. Dogita Sam ukaba uri umujura, ukaba uri kwiba, ukaba utawe muri yombi n'inzego z'umutekano nk'umujura, nk'umusuma. Abo wabatije ntubihaye agaciro, abo wasezeranyije ntubihaye agaciro, abo washingiye ntubihaye agaciro, ukaba umusuma, ukaba umujura mu izi ku butaka bw'u Rwanda. Ntuha agaciro amashuri ufite ngo uyakoreshe ibi bintu ubashe kubikiza, ntuha agaciro ubupasiteri ngo ibi bintu ubashe kubikiza. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko isi igeze ku iherezo, isi igeze ahantu tutakibasha gukotorora, tutakibasha kumenya niba bishop aba umujura hasi, umuntu nawe uciriritse akaba undi mujura, kandi ari wowe ahubwo mufatanyabikorwa na leta wo kwihanisha abajura, ahubwo ukagaruka nawe ukiba. Wari umufatanyabikorwa na leta wo gukiza abantu uburiganya, amanyanga, ubusuma n'ubujura. Nubwo nyine bavuga ngo biba bikiri mu iperereza bikavugwa uko, ariko n'ubujura. None se urabidefanda ute? Wantera amabuye utayantera, ariko n'ubujura, nta signification wabiha, ntabwo ushaka kubidefanda. Ubu n'ubujura. Ndetse niba bafasha amezi arenga 3 baverifiya, bacekinga, bagasanga aho wubakishaga waribye, bagasanga hegitare z'ubutaka zirenze enye, ni inyungu zawe. Imodoka za paruwase ni inyungu zawe. Ntiwibuke ko ibyo ari ibikorwa remezo by'abakristo. Abakristo ni umuntu urenze umwe, na Association d'Eglise Anglicane EAR. Iri ni itorero ry'igihugu, ni itorero ry'abanyarwanda mu bice bitandukanye. Nanjye nigeze mba umukristo wa Anglikane. Ni ukuvuga uyu munsi wa none rero biteye agahinda, biteye akamaramaza ko bishop erega bishop mwe murabyumva nk'ibintu biciriritse, ukabyumva nk'ibintu byoroshye. Niba miliyoni 700, miliyoni 300, ugafata umutungo uri hejuru miliyoni 800, ugafata miliyari, ukanyereza. Ubundi ijuru turi kujyamo mwararyigishijwe, ubundi abababwirije ubutumwa barababatije, ubundi abantu babasengeye bahumirije, ubundi mwatanze ruswa. Aba bantu binjiriye he kugira ngo babe abapastori? Aba bantu kugira ngo bahinduke abapasiteri biba byagenze gute umuntu nk'uyu kugeza ubwo yiba umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3? Koko erega haba hagaragaye ibi, ariko mu by'ukuri uraza gusanga ikibazo ataraha. Mu myaka nk'icumi bishize yibaga, mu myaka maze ubu yibaga ari mwarimu, yiba ari pasiteri, yiba ari revera pasiteri, yiba ari umushumba, kugeza na n'ubu, kugeza ubwo RGB ari yivumbuye iki kintu, akaba ari yibigaragaza, akaba ari yibibona.
ubwo Imana iba yarakwihanishije ukanga, ikakubwiriza ukanga. Njye nimumbabarire mbivuge, iyi nama irasativu dusura ubwa mbere urakora subscribe byubasha gukurikirana inkuru zacu, ariko mumbabarire mbivuge kuko ubu Imana iba yaramusuye mu nzozi ikamubwira ati byo nimba ibi bintu bireke, bikananirana. Ikamusura mu ijwi, ni umushumba, ikamusura mu ivugabutumwa ritandukanye, ikamusura mu mwanya n'akanya ahantu hatandukanye. Umuntu agakubita agati mu ryinyo akituriza akicecekera, ugasanga ni simbyitayeho, ntacyo bivuze, ntacyo bimaze, ntubiha agaciro. Uyu munsi wa none nagira ngo nkumenyeshe ko iminsi 40 y'Uwiteka ibikugereyeho, kandi birababaje, biteye n'agahinda. Ndabyemera, twese ntawe utacumura, ntawe utakiranirwa, nta n'utakora ibyaha, ariko niba wibye miliyoni 200 ukabona Yesu arakwihangana, ubundi izo ntizari zihagije. Niba wibye miliyoni 400 ubundi izo ntizari zihagije, ukabona biratuje. Niba wibye miliyoni 800 izo ntizari zihagije. Kwiba kugeza ubwo ufatiwemo ukajya, kuko leta yo irabishyira mu buryo n'ubundi butandukanye. Ngira ngo leta yo byita icyaha cy'ubujura, ariko Bibiliya ahantu ishyira biba inka, nawe niwe gushyira abiba ibitoki, nawe niwe gushyira. Dr. Mugisha Samu ahishyira abiba kwiba bakoresheje intwaro, kwiba bakoresheje ibyuma, kwiba bakoresheje uburiganya, kwiba bakoresheje ubutubuzi, nawe niho ushyirwa. Nako gatebo kaba ari kamwe, iyo kayi bari imwe, nta kindi cyo kubirenzaho, nta kindi cyo kubigabanya cyangwa cyo kubyongera. Mu by'ukuri rero nabwira umuntu wese udukurikiye, mwaba pasiteri mwe, mwabarimu mwe, mwabashumba mwe, mwaba bishop mwe, birababaje mu bakwe, birababaje mu bakazana, birababaje mu buzukuru, birababaje mu bakristo wabwirije ubutumwa bwiza. Nge rero murantunga, usitara urambabarira, agakiza mwatwigishije mutubatiza mutubwira ni ukuri twize, tunizera ko ngo ikibi cyabahijwe ugaseka, ko amaboko yacu agomba gukizwa n'amaso n'amatwi, urugingo rwose rugomba gusa n'urwa Yesu. Nibyo mwatubwiye, none rero ntabwo ari byo muri gukora. Murantunga, excuse me, pardonnez-moi kabisa, munisame Mugisha Samu. Nguhaye ikaze wowe udukurikira inkuru idasanzwe, inkuru y'akababaro cyangwa se inkuru idashimishije na gato. Iyi ni inkuru y'akababaro, iyi ni inkuru idashimishije n'akantu na gatoya, nawe nuyumva ngira ngo urashengurwa n'umutima n'agahinda. Dr. Samu Bishop, ngira ngo iri ni itorero rya Anglikani Eyare muri diocese ya Shyira. Abamisiyoneri ubwo bavaga mu Bwongereza bakavuga ubutumwa bakazenguruka banyuze i Bugande. Iyi ni diocese muzabayeho bwa mbere, ifite umutungo mwinshi, ariko diocese ya Shyira isenwe n'icyo nakwita ryaterambere abantu basengeye, iterambere abantu bahirimbaniye, iterambere abantu bahagurutse kugira ngo babe barigeraho bitabagoye. Ngira ngo iri ni ryo terambere nanone rikuruye akaga muri iyi diocese ya Shyira. Ngarutse kuri iyi nkuru rero y'icamugongo, inkuru ibabaje y'ifungwa yitabwa muri yombi rya Dogiteri Samu Mugisha. Mu by'ukuri uyu muntu Dr. Samu Mugisha, umukozi w'Imana muri Eglise ya Anglikani, ngira ngo ni itorero riyobowe na Mbandarora, byamaze kuba impamo, byamaze kuba ukuri ko Mugisha buno afunzwe nyuma yo gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe, RGB, urwego rushinzwe amadini n'amatorero mu Rwanda. Ngira ngo amadini ategamiye mu nyungu n'imisoro,
cyangwa se ngo ahabwe inkunga n'ubufasha n'ibigega na leta. Ngira ngo nyuma y'uko akoze ubugenzuzi baje gusanga Dr. Sam yarariye amafaranga menshi cyane, arya amafaranga menshi cyane y'umurengera muri diyosezi yashyira imitungo ya diyosezi ayikoresha mu nyungu ze bwite. Ngira ngo urumva ni inkuru y'akababaro koko, niba diyosezi itanga isoko ry'amagi, inkoko zikaba iza pasiteri, isoko rigatsindira umugore we, amagi mu irerero akagemurwa n'imodoka y'itorero, mu by'ukuri